ntanabanze ngo ashishoze, dore ko benshi nta byumvo batagira n'inyurabwenge ngo nibagera nk'aha babe benge, kuko baba bumva ari abacurabwenge. Ubwo icyaha kikabacura inkumbi, kikabacisha icuraburindi, abagabo kikabacuza ubugabo, ubukana bwacyo ni nk'ikigembe, umuheto wacyo ushegesha umuryango. Bashiki banjye nkunda cyane, iyi migani si y'urukundo, nibashora mu mucezo ikabatibikana mu muhezo, mukahavana ingwa bitaraza. Ahahahaha, abahungu burya muramba, iyo umurebye ubona ari mwiza, mugapimisha ubwandi ijisho rikababwira ko nta gishegesha, ntimuzi ko ijisho ari imiryezi. Hari n'abakurikiza imico ya kera, ndetse n'ubu waciye ibintu ngo gutanga kisi ni ubutwari, ngo gutanga avansi ni ugusagamba, ubwo urukundo rugasizora. Wow, ubwo urukundo rugasizora. Ndumva ahangaha mwari murimo mugira inama abantu cyane cyane urubyiruko, kuko ariko si urubyiruko n'abagabo bumvishemo. Muri make mwari murimo mutanga inama ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ahanini idakingiye. Oya, ni ubuzima buzira kuzima, ndimo ndavuga ubuzima muri rusange. Numvishe mwaragarutse cyane ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ndimo ndashaka gushinga inkoto ku bantu batazi gutwara ubuzima nyine, baba cyane cyane urubyiruko, ngira ngo mbereke uburyo imbere hameze, ndetse n'imyitwarire yabo idahwitse, uburyo bazahakura ingo bitaraza. Bazahakura ingo bitaraza. Ariko ingo bitaraza ni iki? Ntozi ingobe ko ari wa mwambo umeze ukuntu. Njyewe niyo naba mbizi, ariko hari abandi batabizi. Ni ukuvuga nyine ingaruka zirimo ni za zindi zidafite imikino na mikeya, ingaruka zimasha zikahita ziguhamye. Yego nyine. Mu gisigo cyawe Wisagasaro kanjye numvishemo amagambo nk'ubugiri, numvamo amagambo nk'inkora yumutse. Hariya washakaga kuvuga iki? Ubugiri ni ubugira ubundi ahanini ni ibijyana n'ubuzima, amagara mazima, imbaraga. Yego, noneho inkora, dore ko nanayobotse inkora yumutse. No kuvuga inkora ni inzira, inzira nyine idashaya, itanyerera. Mba ndimo mbwira nyine uwo muntu nakunze nyine yuko ari wa wundi w'inyamibwa ashima nyine. Uriya ni umuntu wakunze. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma Bucece, karame, mu Rwanda dufite ibigo bikurikirana cyangwa se byita ku rurimi n'umuco. Yego. Hari ikigo gikorera hariya muri Minubumwe cyita ku muco, kikavuga gikurikirana ibijyanye n'umuco n'ururimi. Yego, ndabyumva. Ubona nk'umusizi, ubona inshingano bakora bazikora neza? Ese hari recommendation waba, hari ubutumwa wabaha wenda nka ubona bitarimo bijyamo neza nk'umusizi kugeza uno munsi? Ibyo bakora uko biri kose nk'umusizi urabikurikirana? Nko ku munsi w'ururimi rimwe na rimwe bajya bategura iminsi mikuru ishingiye ku rurimi, bagatanga insanganyamatsiko, abantu bakandika, bamara kwandika bakazagira abantu bahemba nk'ibyo gusa. Yego. Ubona bakora ibintu bikuza koko umuco w'ururimi, ururimi rugakura neza, ubusizi bugasagamba, inganzi ikajya mbere, cyangwa hari ikindi ubona cyagakozwe? Erega umuco wacu waravangiwe kubera ikoranabuhanga, itumanaho. Usanga rero hari ibikorwa rimwe na rimwe ugasanga ibyo bindi biraza bivangira umuco wacu. Muri make bakora uko bikwiye, niko mbibona, ariko rimwe na rimwe tukaba tutabasha kubibona bitewe nuko hari imico yindi iza ibivanga. Urugero? Iyi mico none sugira ngo imico ituruka mu Burayi, muri Aziya, muri make isi yabaye umudugudu ku buryo imico yivanga. Birumvikana rero ntabwo navuga ngo ntibakora uko bikwiye, kuko byanze kunze bakora ibyo bashinzwe, ahubwo ikibazo ni ya mico ituvangira nabo ikaba yabavangira. Ariko aho ngaho ntabwo turi bwumvikane. Yego. Impamvu tutari bwumvikane ni iyi ngiyi. Nimba hari imico zikabavangira, sibo ni ikavangira isi muri rusange. Buriya n'imico yacu hari abivangira natwe. Urugero
nk'indirimbo z'abanyamerika, filimi z'abanyamerika, filimi z'inyakoreya biri mu bihangano bimaze iminsi bibica bigacika mu bihugu byinshi byo muri Afurika. yego ku kimwe bw'ubusizi bwanyu butakorwa ku rwego buri bugende bugakora ku mitima y'abantu. ikibazo gihari kugeza kuri ubu abantu benshi ntibaramenya ubukungu bubitse mu busizi. Buriya nibamara kubimenya ibintu bizikora. Ikibazo ni uko bizamenyekana amazi yararenze inkombe. Buriya nta buhanga bubaho nk'ubuhanga buba mu busizi. Cyangwa se abasizi musiga ibintu bikiri kuri karite yo hasi bigifite uburemere buri hasi, noneho abantu ntibabikunde. Oya aho ngaho wabukabije. Ndimo ndabaza aho ngaho wabukabije. None ko cy'abantu bakunda ibintu bindi bimwe na bimwe ariko ugasanga nyine ni yasi ya none turimo, yasi ikunda ibiguruka cyane cyane bikashye. Ubusizi bwo bugenda n'amaguru. Ubusizi bwibanda ku muco kandi abantu usanga barimo bashaka guta umuco. Ubanza ariyo mpamvu hajyaho n'ibyo bigo bishinzwe gusigasira ururimi n'umuco. Kuko babona bishobora kuzacika nyine. Okay, ntacyo reka bucece nkubaze iki kibazo kindi. Yego. Hanyuma noneho tuze duhe n'umwanya abantu bahamagare babe kubaza n'ibindi bibazo. Yego. Bucece mu myaka ufite imyaka 33. Yego. Bigaragara yuko iyo myaka atari mikeya. Birumvikana. Waba uri umugabo, uri umusore, niba uri umusore urateganya iki? Nagatangaye ko icyo kibazo wagisiga. Ntago nagisiga kuko hari n'abantu bumva iyi nganzo yawe bakumva wenda wajya kubasabira cyangwa se bakumva wabasaba. Banza ushyiriremo cyangwa ababyeyi bakumva bagize baguha umukobwa wabo. Banza ushyiriremo ako kantu ndahita ngusubiza nyine, ndagusubiza nyuma yaho. Urashaka kuza gusubiza nyuma yaho? Yego. Hanyuma rero mu gihe uraba utarasubiza wenda uraza gusubiriza rimwe ntacyo bitwaye, ariko turashaka kumenya ese ufite sheri? Ibyabo ubu bita sheri. Uwo nguwo rwose arahari. Ntabwo yabura. Arahari. Iribagiza ryanjye. Umunsi umwe nicuye mu gitondo nateye imboni ku iribagiza nyir'urukundo wuje uburanga n'urukundo usumusumira ngo mu rukundo. Uri nyir'urukundo haraza urukundo rwawe ruzira amapfundi, yaguhanze tuyishimire we uri kibondo kibumbatiye intango y'urukundo tukuririmbire n'iza gakondo. Uri uwo mpora ndirimba iteka ubwuzu bukasaga iteka, nkahora nibaza nishimye iteka uko bizaba biteye mu rwacu iteka, mu rwa babiri duhorana iteka. Tuzanezerwa turambana iteka, ibyishimo bidusaga iteka, duhore dukereye kubana iteka, amahoro n'urukundo bibana iteka, amata abyara amavuta tubana iteka. Kugukunda bindyohera kuruta guhanga, ni mu gihe ariko kuko bintera guhanga, nkahora nshimira gihanga we wakwambitse ikamba n'ikanga, uburanga burangaza burakuranga. Bituma nkuratira n'abahanga, wuje hose ubwiza n'uburanga, imico myiza n'ubupfura birakuranga, washegesha abanyacyaro n'abanyamahanga, abanyamahanga baraguhunga. Abo mu mbere baragusanga, n'impamo shenge urisanga, mu rwacu turirikirwe nta gihungura, inyamusa n'isi uriranga, njye waguhawe birandinga. Horana Imana mukobwa wa mama mabukwe, nizihiwe iteka kumubera umukwe, ririkirwe unezerwe mu bukwe, dutwenge twembi mu bwacu bukwe, imbaga yose yizihirwe n'ubukwe. Mbere ibagiza ryanjye hogoza ryanjye, kundi ibagiza nkava mu byanjye, ukaba uri igisonga cyanjye, ko mpora nkwifuza iruhande rwanjye, ukaba wibera mu ntekerezo zanjye. Mbere ibagiza ryanjye hogoza ryanjye, byano bibumbatira amahoro iteka, inkumi yuje ibirezi imbere n'inyuma, uw'icyangiro kitarangwaho, uri nyamusa n'isa dore ko n'ubusanzwe wisa. Bibero bibumbatira ituze iteka, uzira ibisambo n'isata, urisa nta n'uwakurya isata burenge, dore ko nta bisambo birangwa mu busaswa bw'umutima wawe.
ubusabane bwawe kuri njye bwasumbye karisimbi, none nashize umususu n'isusumira, asigaye nisanga mu bwisanzure no mu isanzure uganjemo, wowe simbi rirusha ayandi kwera. Mbega ngo ndagukunda birenze ibisanzwe, nibyo kandi koko ntusanzwe, kuko mu maso yanjye urenze rusange. Cyo ngwino usange tubane mu rwacu, tubane ubaye uwanjye, tubane twembi twubaka urwacu, maze imisambi ihiga inyombya ziyombe, kuko sinzaguhogoza ribagiza ryanjye. Ibyo kuguhogoza njye ndabyanze, uzahora utemba itoto ry'ibyishimo, kuko nagutuje mu mutima wanjye utendera amahoro, ibyishimo n'urukundo, impuhwe nyinshi, urukundo n'imbabazi bisabane, tuzatsiratsize rwa shitani. Urukundo n'ibyishimo bidusanganye, urukundo ruzira icyasha n'urubusharire ruzaturanga. Ndagukunda cyane mata kabasha inkanda, ikimero cyawe gihogoza benshi, njyeweho naragusariye cyane wese, nabaye inganzwa y'urukundo ngukunda, natwawe wese muri amahwemo, kuko ngukunda bizira uburyarya. Iribagiza ryanjye hogoza ryanjye, kugukunda cyane iteka bituma ngutekereza cyane iteka, kugutekereza cyane iteka bituma ngukumbura cyane iteka, kugukumbura cyane iteka bituma nkunambaho cyane iteka, kukunambaho cyane iteka bituma nirinda kugushavuza no kukubabaza. Kwirinda kukubabaza no kugushavuza bituma nirinda kuguhemukira, kwirinda kuguhemukira bituma ntuza mu mutima wanjye, gutuza mu mutima wanjye bituma ngira icyizere cy'uko uri uwanjye iteka, kuba uwanjye iteka bituma nishima kenshi nkashisha numva. Kwishima bituma nzagushimisha kenshi, kugushimisha kenshi bizatuma unyitaho nawe ushimisha kenshi. Kwishimisha kenshi bituma niturira mu mutima wawe iteka, gutura mu mutima wawe iteka bituma ngutuza mu mutima wanjye no mu ntekerezo zanjye iteka. Kuva uyu munsi utagira ukusa, umunsi uhebuje iyindi yose, unteje intambwe isumba izindi, uzahora wera kandi wemye mu mutima wanjye, no mu bwacu tuzaba twemye, mareba atembaho amaribori. Ndagukunda kandi sinzadohoka. Ati mareba atembaho amaribori, ndagukunda kandi sinzadohoka. Tubwiye yuko ugiye kudusubiza nyuma y'iki gisigo cyawe. Yego nabasubije nyine. Ufite umukunzi nkurikije iki gisigo? N'uyu nguyu ni isi iribagiza ryanjye. Iribagiza. Umukunzi wawe murabana cyangwa murimo gupanga kubana? Ntabwo tubana. Mu minsi mike muzabona save the date na invitation. Ariko buriya nk'umusizi biriya nabyo biba ari ngombwa. Biriya muri iyi si ya none hari aho tuba tugomba kumenya buri umuco, mu muco habamo ibyo twita ibihahano. Ntabwo ari ibitirano, kuko ibitirano iyo watiye uba ugomba icyo watiye uragisubiza, ni ibihahano. Iyi ni imvuga nakuye kuri padiri Professeur Dr Nyombayire Faustin. Yego. Yaranyigishije ndanamusuhuje. Yego. Arakumva cyane. Aha hantu yavuze kuri iki kintu numva rwose ndanyuzwe. Yego. No muhahano. Ni ibihahano rero, ngo ibyo bihahano nabyo biri ngombwa, kuko abantu bagomba kumenya muri bo yuko nyine hari gahunda hari hakiri kare. Save the date ni ukuvuga ngo iyo tariki ni muyibike. Yego. Nanjye muzabona mu minsi iri imbere. Bizagaragara mu minsi iri imbere. Ngira ngo mvise ko araho mvuga ngo iyaguhanze tuyishimire, we uri kibondo kibumbatiye intango y'urukundo, tukurira imbere n'iza gakondo. Ndamusuhuje cyane, yitwa Tuyishimire Denise. Mbere yuko dufungura umurongo kugira ngo twumve iby'abakunzi ba Radio Imanzi bakubaza. Yego. Ni ibiki ubona bikwiriye guhinduka mu busizi nyarwanda? Ibikwiriye guhinduka mbere na mbere, byari bikwiye ko abantu bafungura amaso bakamenya ko ubusizi bubumbatiye umuco, waba umuco nyarwanda gakondo, kandi bukaba na mama w'ubundi buhanzi bwose. Bukaba mama w'ubundi buhanzi bwose. Yego. Inganzo yose ituruka ku busizi buriya ubusizi abanyarwanda hari icyo bihariye. Ubusizi ni umwihariko w'abanyarwanda buriya urebye. Oya. Tugira poetry. Ibijyanye na poetry cyangwa poezi mu Gifaransa. Poezi cyangwa rhetorique mu Gifaransa bivuga kuvuga neza. Kumenya kuvuga neza ibintu bitandukanye rero n'ubusizi. Mu busizi hazamo amateka, hakazamo n'umuco.
bikajyana n'ubwo buhanzi. Yego. Naho ibyo bya poezi cyangwa poetry ni ukumenya kuvuga ibintu neza abantu kabemeza rwose pe. Ariko abahanga mu yigandimi iyo bakoresheje indimi bagaragaza yuko muri ibyo bya poetry cyane cyane mu buvanganzo bw'abongereza bagaragaza amoko y'ibisigo bitandukanye, harimo mwene ibyo ngibyo, hari izo bita za lyric poetry, hari ibyo bita za elegy poetry, hari ibyo bita hari ibisigo byinshi wenda ntabasha kurondora, nabashije gusoma ndimo kugira ngo nsome gusa, mbona hari ibivuga kuri ayo mateka urimo kuvuga, hari ibivuga ku bantu bapfuye byo kubihanganisha, hari ibivuga ku rukundo nka sonnet, ariko ibyo biratandukanye. Hari n'ibivuga rero ku muco biri runaka. Ariko umuco nyarwanda wo urihariye, kuko ngira ngo uranabizi ko ibijyanye n'ubusizi habagaho icyo bita intebe y'abasizi. Yego. Hakabaho abasizi n'abikirizi. Ese mu Rwanda byashoboka yuko cyangwa se birahari ko haba hari intebe y'abasizi, ishyirahamwe ry'abasizi runaka bishyize hamwe bagamije gutsura ubusizi? Yego, usanga hariho imbuga zitandukanye ndetse n'ayo matsinda atandukanye, ariko ntibiragera ku ntera y'uko byari bimeze ku ngoma ya cyami. Nicyo naringiye kuvuga ko ibyo bintu bikwiye gushyirwamo agatege, abanyarwanda nabo bakamenya ko ubusizi ari ingenzi cyane mu buvanganzo nyarwanda. Yego. Ikindi kandi nanone abasizi bakwiye kugaragaza nyine ubuhanga bwabo koko bagakora cyane. Buriya nta musizi uvuga ubusa. Biratangaje kuba wabona umusizi uvuga ibishego cyangwa uvuga ibidahwitse. Yego. Ese ubu ntihaba hakwiriye nko kuba wenda nk'abantu bagiye bahagararira abahanzi cyangwa abasizi, nk'uko tubona inzego nyarwanda ziyobowe, wenda tukavuga ngo dufite nk'intebe y'abasizi ku rwego rw'akarere, iyo ntebe y'abasizi ikabasha kumenya no gusobanukirwa neza abasizi bari muri ako karere, ku buryo nimba habaye igikorwa cy'igihugu, nimba ari umuganda, nk'abasizi bakaba bakora igisigo gikangurira abantu gukora umuganda. Nimba habayeho wenda nk'ejo bundi tugiye kujya mu matora, nk'abasizi bakaba nk'iyo ntebe y'abasizi igakusanya abasizi, wenda bakavuga ku gikorwa cy'amatora muri rusange. Ndakeka ntacyo byaba bibangamiye, atari ukuvuga ngo, ariko biranashoboka ko baba bafite uwo bakunze muri ayo matora, bamwe muri bo bitewe, ariko kandi niyo bataba bafite uwo bakunze, wenda nk'abahanzi ngo muba mugomba kuvuga muri rusange kugira ngo mutagira muhungabanya, ariko wenda mukavuga kuri komisiyo y'igihugu y'amatora, mukavuga donc igihugu kigira ibikorwa bitandukanye. Nimba turi ku iterambere, nimba turimo kurwanya ibiza, nimba turi kurwanya wenda imyubakire y'akajagari, donc hakaza kubaho. Ndabyumva ibyo baza, ibyo byose abasizi baba barabigezeho, baba baranabyanditse. Ahubwo ikigaragara ni uko abantu baba batarabisobanukirwa neza. Habura iki rero? Ikibura ni bya bindi nyine by'uko abantu bumva ko ibidunda cyangwa se ibyo bigezweho ari byo turi biranyaruka. Ndabona abantu batangiye guhamagara, reka tubaze twumve. Uyu nguyu aragiye. Rero namwe mwaduhamagara kuri nimero ya Radio Imanzi. Radio Imanzi, alo? Radio Imanzi, alo? Ko numva network ari nkeya. Muri bande muherereye he? Ndimo kubyumva. Ndimo ndakumva gake. Nshimiyimana Gilbert, Mr. Parker Rwanda. Mr. Parker. Urakoze cyane, umunsi byaryoshye. Yego, urakoze cyane Mr. Parker. Impamvu nkubwira ko byaryoshye nuko uri kuganira ku nsanganyamatsiko nkunda cyane. Nanjye ndi umusizi. Burya Parker ni umusizi. Yego, wamwumvisha bucecerero, wamubaza iki mu gihe gito? Mubaza? Ndakumva. Mu by'ukuri abasizi b'ubu turabumva, n'abakera nabo turabumva, tujya dufata umwanya tukumva ibyo badusigiye.
gusa ndi kubona ikintu kiri kubura ngo rubanda nyamwinshi bemere cyangwa se bumve icyo tuvuga ni cya kinyarwanda gikeya cy'ubu. ikinyarwanda gishya cy'ubu. aha abasizi simwe mugora ibintu mukajya kubishyira mu busizi bwo hambere kandi mwakavuza ikinyarwanda cyumvikana. urumva ibyo hambere kuko tuzi ko ariwo muzi w'ubuzima bw'ubusizi. hano abubu bakabyumvira mu kinyarwanda cy'ubu. Mr. Park urakoze. kandi nawe ikinyarwanda cy'ubu ngubu urakizi ukuntu ari gikeya. hari n'ukuntu ubwira umuntu uti sobanurira umuzi agaca hirya no hino umuzi ukamuyobera. urakoze cyane Mr. Park. reka badufashe nimba ngiye kuri radiyo nonaha ariko uwo muvandimwe adufashe nimba ari umwe mu bayobozi bacu bashyira imbaraga mu kwigisha abanyarwanda ikinyarwanda. ni umwe mu basizi ariko babimazemo igihe babirambyemo. urakoze birumvikana buriya bizageraho byumvikane. sawa urakoze cyane. arakoze cyane Mr. Park. nawe rero waduhamagara kuri 0788 535659 cyangwa se ukanaduhamagara kuri 0737 ukagira icyo ubaza Bucece Dominique ngo ni uwo kwa Mataremato. niko kana natoyemo mu gisingizo Mataremato no Bugesera. niko kana natoyemo. tubibutsa kandi ko ni ikivugo tubibutsa ko mu kanya tubagezaho ikinamico inzira ikwiye. Radio Manzalo. Hello. Yes, hello. mwiriwe neza. turavugana nande aherereye he? na Donasieriga. Donasieriga. umeze ute? ni neza ndafureka. wabaza iki Bucece Dominique? yego urakoze cyane urakoze Rigani we. Rigani yagusuhuzaga. yego nanjye ndamusuhuje cyane. yego nawe waduhamagara rero kuri 0788 cyangwa 0737 ukagira icyo uvugana na Bucece nko mu munota nk'umwe bundi akabasezera. reka tube twumva kano karirimbo mu gihe muhanza ati mbonye umuntu sinkubeshya ndi umuraza wa fresh. Bucece nawe akeneye umuntu w'umuraza wa fresh. nanjye ngira iribagiza ryanjye. nawe ugira uti iribagiza ryawe. nge ntabwo ari umuraza wa fresh ahubwo ni iribagiza ryanjye. abankurikiye bashaka guhora bankurikira kuri Instagram ni umusizi Bucece Dominique, kuri Twitter no kuri Telegram. Okay.
niki wabwira abagukurikiye? icyo nabasaba ni ukunkurikira nyine, kuguma kunkurikira bakareba ibihangano byanjye, bagakora subscribe kuri izo mbuga cyane cyane YouTube, bakabisangiza abandi bakabikunda nyine. ikindi abafite umutima ku bushake bwabo bashobora kuntera inkunga itandukanye, yaba y'amafaranga cyangwa umuryango wanjye ukomoka ari umuryango wanjye wose, inshuti n'abavandimwe bose. Yego, urakoze. urakoze cyane bicece. Abakunzi ba radiyo Imanzi mwiriweho, tugeze mu kanya keza tubagezaho ikinamico inzira ikwiye. Muri iyi si abantu benshi bagenda bayobagurika, rimwe na rimwe ntibagere aho berekezaga kubera kutagira uwabayobora inzira ikwiye yo kunyuramo. Kurikira ikinamico inzira ikwiye kuri radiyo Imanzi maze ubashe kubona inzira. Ikinamico inzira ikwiye muyigezwaho n'itorero riba rifutse, inyura kuri radiyo Imanzi. ntanabanze ngo ashishoze